n'abakobwa beza bakomeje kuvugisha abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mihanda igiye itandukanye ahari kubera Tour du Rwanda. Abantu benshi bari kumirwa cyane bakavuga bati n'ubwa mbere bibaye na Agashya. Ubusanzwe twe tuzi ko Tour du Rwanda ari igare nyine bisanzwe bitanye ntago hazagamo abakobwa, ariko kuri inshuro ibintu biri kuba nagatangaza cyane. Ariko none abantu barumiwe, babonye abakobwa batigeze babona kuva u Rwanda rwahangwa. Rwose n'abakobwa bameze neza, n'abakobwa beza bagiye baserukira amakampani agiye atandukanye, harimo akampani muzi cyane bita Inyange, Ingufu Jean, Rwanda Form, akaza BPR Bank murayizi, akaza Amstel, akaza na Momo. Bose n'abantu bagiye bazana abakobwa beza pe, n'abakobwa beza. Rero abantu benshi bakomeje kuvuga bati u Rwanda tubonye ko ari u Rwanda nyine rugira abakobwa beza nkuko byavugwaga kuva na kera. Abantu bakareba igare ariko nabwo bari kuganira n'abakobwa beza b'ibizungerezi rwose bateye neza, umuntu areba nawe akavuga ati u Rwanda koko rukwiye ibyiza. Bimeze bite rero? Muri kano kanya rero tugiye kugenda nkwereka buri kampani abakobwa yagiye userukana nabo, nubwo harimo n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Uragenda ubona uzi cyane, biraza kugutungura cyane, byagiye bihagarara amakampani agiye atandukanye. Tugiye kureba rero aya makampani agera kuri 7. Uragenda umbwira uti muri comment, uragenda umbwira uti iyi kampani rwose yazanye abakobwa beza bitewe nuko wowe ubibona. Gusa icyo nzi cyo uri buze kumirwa. Ku mwanya wa mbere rero tuhafite kampani yamamaye cyane, kampani abenshi bakunda, ikunda gukora ibintu bijyanye amata, amazi na jus, bita Inyange. Inyange rero nkuko ubibona yari ifite abakobwa beza, abakobwa bameze neza rwose, niyo ije ku mwanya nyine wa mbere. Ubwo turagera ku mwanya wa 7. N'abakobwa rero nkuko ubibona, urabona ko bari abakobwa bambaye imyenda myiza. Rwose urebye amabara y'imyenda bari bambaye ubona ko ari ibintu rwose bifite isura. Ukibaza uti se hari kampani yagerageje kwambara ibintu birenze iby'aba ngaba ko mbona nabo bambaye neza? Reka tukomeze turebe, wasanga ukibaza ngo Momo cyangwa se Amstel bagiye bambara gute. Reka turebe gusa ndake kuri kubona ubwiza bw'abakobwa. Hanyuma ku mwanya wa 2 tugera ku mwanya wa 7, turaza kugera ku mwanya wa 7, dufite Ingufu Jean. Ingufu Jean murabizi ko ari uruganda, n'uruganda n'inzoga, ubundi ni inzoga yengwa n'uruganda rwa NBG Norbert Business Group, murahazi cyane. Hanyuma rero urabona ko nabo bagerageje kuzana abakobwa bameze neza rwose, n'abakobwa ubona ko bagaragara neza. Iyo urebye reba nk'umukobwa aho ngaho kuntu asa abakobwa ubona kavuga ati rwose Imana yaragiye iramwitondera maze iramurema. Urabona ko rero Ingufu Jean nabo ntako batagize rwose, bazana abakobwa beza. Ari nabwo abantu benshi bavuze bati rwose uyu Norbert yakoze uko ashoboye, azana abantu baramuserukira basa neza rwose, bagaragara neza, ahangane n'ayandi makampani. Ariko nabwo nyine afite ikintu nyine abarusha, kindi ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ni kampani gusa. Reka dukomeze rero twihuse cyane, dukomeze turebe ese ubundi izindi kampani zo za abakobwa babo basaga bate. Nubwo rero n'abahungu, ariko abahungu ntago bigaragaje cyane, hagiye haba n'utuntu twinshi tujya dutandukanye. Dore ko abakobwa bose wagiye ubona nabo ugiye kubona bagendaga baganira n'abaturage bo mu byaro bagiye batandukanye, ukabona ko ari ibintu byiza, ni ibintu nagashya nyine nagashya. Hanyuma rero ku mwanya wa 3 dufite Rwanda Form. Rwanda Form rwose matera nziza, matera nyarwanda. Murabizi ko Rwanda Form abantu bose bakunda kuvuga ko iri muri kampani zaje mu Rwanda bwa mbere. Ni kampani rero nayo yavuze iti bitewe n'ubukombe twakoze, bitewe n'amateka twakoze mu gihugu cy'u Rwanda, n'uburyo dukora amatera nziza abantu baryamaho, nibwo bavuze bati reka tuzana abakobwa nabo baratugaragaza neza, abakobwa baryamye kuri matera zacu. N'abakobwa rero ubona ko ari abakobwa basa naho bisumbuyeho mu bwiza, nubwo ntashaka gutora, ariko ugerageje nabo twabonye. Iyo urebye iyo myenda bari bambaye mu ibara ryiza rwose ry'umuhondo rigaragaza Rwanda Form, urabona ko ari ibintu byo biri ku rundi rwego, ntabwo ari nta bintu byo kurya imboga cyangwa iki, ariko urabona ko Rwanda Form nabo nta kuntu batagize kugira ngo kampani yabo rwose bayiheshe ishema. Abangaba rero nabo bari mu bantu bavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko niho nabibonye. Hakaza bitwa BPR ni bank ikomeye cyane. Murabizi ko ubwo nyine bank ikidufasha
bidufasha murabizi cyane. BPR rero nabwo ni banki yavuze iti kuko dufite amafaranga tugomba kugaragaza ko dufite amafaranga koko tukishyura abakobwa beza bakaza bakaduhagararira. Nkuko ubibona rero BPR yari ifite abakobwa basa neza, nabo n'abakobwa bameze neza rwose. Iyo barebye uravuga uti aba ni beza. Kuko kibazo dese andi makampani asigaye byo bimeze bite ko twagiye tubona Inyange, tubona Ingufu Jean, tubona Rwanda Form, tugeze kuri BPR urabona aho ngaho bifotozaga amaposteri meza. Ariko se aya makampani tuzi ko akomeye ibyo bimeze bite nka Momo, nka MTN rwose ni company abantu benshi bazi mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko nawe uri kureba iyi video ushaka kuri gukoresha mega za MTN cyangwa se ufite pocket wifi cyangwa se ufite ibikoresho bya MTN uko byagenda kose biba bikugeraho. Ese bo bameze bate? Ariko ntabwo aribo tujye gukurikizaho. Mbere yuko tujya kuri Momo tugiye guhita tujya kuri Amstel rero ni company imaze kuba ubukombe, nubwo navuga ko nago navuga ko ari company ni ikinyobwa ubundi hano bamamazaga bavuga bati Amstel rwose tugomba kuba mu mabara y'umutuku. Ariko Amstel bakoze agashya ngira ngo tuganireho, agashya karenze cyane. Ngira ngo abantu benshi babonye bakavuga bati rwose bo bakoze itandukaniro. Amstel ni ikintu navuga ko bavuze bati reka dukora agashya gatandukanye n'akabandi. Bakoze iki rero? Amstel mbere yuko mbabwira n'ibindi bintu, bazanye umuhost ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda bita Muyango Claudine. Bazanye Muyango Claudine, urumva rero bakoze akantu keza cyane. Ugiye ureba abandi wenda ugiye ureba nyine abandi bagiye batandukanye, cyakoze wenda n'Ingufu bazanye DJ Brian, nabyo ni byiza. Ariko Amstel yazanye umuhost ukomeye. Bivugwa ko hari amakuru nakuye ku binyamakuru avuga ko bishoboka ko uyu Muyango Claudine yahawe miliyoni 11 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abashe kwambara iyi myambaro maze ajya aho Tour du Rwanda iri kubera, ari gushyigikira iyi Amstel. Urumva rero ni ibintu nabwo bidasanzwe, kandi ni ibintu byiza cyane kubona abakobwa nk'abangaba bakorera amafaranga. Niba Muyango yarahawe ayo mafaranga miliyoni 11, urumva nawe abakobwa bose uri kugenda ubona bagiye bahabwa amafaranga afatika. Ni ibintu rwose byiza. Uru ruganda rero rwa Barumirwa rwaravuze ruti twakoze ibitangaza, rero iyi nzoga bita Amstel tugomba kuyamamaza ku rwego rwo hejuru. Nibwo babifashije abakobwa, nawe urimo urabona bunganiraga Muyango Claudine kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Wa muntu we buriya iyo ikinyobwa nyine cyiza nk'iki Amstel yo cyamamajwe n'abantu barenze gutya, nabyo ni ibintu navuga ko birenze. Ariko none tuvuze ibyo ngibyo byose tutari twagera kuri company ya MTN rero nayo murabizi ko mu buzima busanzwe abantu benshi bakoresha MTN mu guhamagara, mu kohereza, mu bintu benshi bigiye bitandukanye. Ariko hano kuri iyi nshuro bari baje bari kwamamaza Momo. Murayizi Momo ni uburyo bari hari ikintu umuntu ajya gusobanura. Reka twirebera abakobwa bari barimo bari muri cyangwa se bari mu guhagararira iyi company ya MTN mu buryo bwo kwamamaza Momo. Harimo abakobwa ubona ko nabo n'abakobwa beza rwose. Muri izi company zose nta hantu nabonye harimo abakobwa babi, bose n'abakobwa basa neza rwose, n'abakobwa ntagereranywa. Urumva rero kuba intoranywa kugira ngo ujye guhagararira company nabyo ni ibintu byiza kandi bikomeye, binagaragaza ko umukobwa ari mwiza. Hano kuri Momo rero Momo nawe yaravuze iti reka tuzana abakobwa bameze gutyo, nawe urabona ko ari abakobwa beza basa neza rwose, abakobwa bameze neza. Nkibaza nti ese wowe mu mboni zawe mu maso yawe nkuko wamaze kubyibonera, nabahe bakobwa bagukomye ukavuga uti rwose iyi company ngewe ndanayiyobotse pe, ifite abakobwa beza? Ubyandike muri comment uko byumva. Naho ngewe mwari kumwe muri iki kiganiro kigufi, ninjye bita Iberi wishura ibyashwe hano kuri Mega TV Rwanda. Nyamuneka ntiwibagirwe gukanda like, subscribe, share na comment kugira ngo tugikomeze tubane neza 5 kuri 5. Gushimira aho
aho waruherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Mwese mwumve ko mbashimiye cyane mbikuye ku mutima, ndetse n'abaherereye muri diaspora bihugu bigiye bitandukanye bya hano ku isi, turabashimiye cyane. Naho ubutaha.